kuwa gatandatu ukwezi kwa mbere itariki 24 2026. Uyu ni umunsi wa 24 w'umwaka. Muri kumwe na Apostle Dr. Paul Gitwaza. Isezerano ry'umunsi: nzagutuza ahantu uzabona kimwe cyose wifuza, ntabwo uzongera gusonza no gukena ukundi. Amen. Abacamanza 18 ku murongo wa 10. Nimugenda muzasanga abantu biraye, igihugu ni kigari, Imana yakibagabiye, kandi ni igihugu kidakennye ibyo mu isi byose. Hari igihugu kidakennye kiba mu ibyo mu isi byose. Aho niho Imana igiye kugutuza. Igiye kugutuza ahantu, hari ahantu usanga byose. Hari urugo usangamo byose, hari inshuti usanga ifite byose. Aho hantu harahari. Rero ngo ngiye kuhagutuza, ngiye kuguha aho hantu, ngiye kugushira aho hantu. Niba ari mu kazi, niba ari mu rugo, niba ari mu gihugu, niba ari yeye, icyo nzi ni kimwe: ugiye gushirwa ahantu utazongera gukena no gusonza. Utazongera kuvuga ngo ndarya iki, ndanywa iki, ndambara iki, abana barabaho gute, barabona minervale gute. Oya, ibyo ni ibintu Imana igiye kukwibagiza, kuko igiye kuguha umugisha wayo. Ngo izagutuza aho hantu uzabona kimwe cyose wifuza. Ngo ni igihugu kidakennye ibyo mu isi byose. Urakoze Mana kubikoze kandi uhamuhaye mu izina rya Yesu. Amen.